kongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye guhura na Nyagasani kugira ngo tujye neza ngaha kuri buri munsi kubera impuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, ahangaha tugiye guhura na Nyagasani kugira ngo adukize. Kuri wa kabiri cy'umwaka cya 2023 tariki 6 Nzeri 2022. Isomo rya Miburo ya mbere kwa Mutagatifu Abanyakorinti, umutwe wa 6 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Bavandimwe, igihe umwe muri mwe afite icyapfa n'undi, atinyuka ate kumuregera abadatunganye aho kumuhanisha mu batagatifujwe? Cyangwa se ntimuzi ko abatagatifu aribo bazacira isi urubanza? Niba rero ari mwe muzacira isi urubanza, mwananirwa mute gukiranura ibyoroheje? Ntimuzi ndetse ko n'abamarayika tuzabacira urubanza? Nkanswe rero ibyo muri iki gihe. Niba rero mufite imanza z'ubwo bwoko, kuki mutinyuka kuzegura abo kiliziya itizeye? Mbivugiye kubakoza isoni, ubwo koko nta muntu n'umwe muri mwe waba ushesha akanguhe ngo akiranura abavandimwe. Dore umuvandimwe araburanya umuvandimwe, kandi bikabera imbere y'abatemera. Ibyo ari byo byose mumwiyandaritse igihe mukurubana mu nkiko. Kuki mutihanganira kurenganywa? Kuki mutihanganira ko bahuguza? Nyamara nimwe murenganya kandi mugahuguza abandi, abo bandi kandi n'abavandimwe banyu. Mbese ntimuzi ko abadatunganye batazagira umugabane mu bwami bw'Imana? Muramenye ntimwishunge. Ari abasambanyi, ari abasenga ibigirwamana, ari indaya, ari abakubana, ari abakora ingeso mbi bose, kimwe n'abajura, abanyabugugu, abasinzi, abasebanya, abambuzi, abo bose ntibazagira umugabane mu bwami bw'Imana. Wowe uko bamwe muri mwe bari bameze, none mwarasukuwe, mwaratagatifujwe mu bintungane kubw'izina rya Nyagasani Yezu Kristu no kubwa Roho w'Imana yacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 149. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, mumusingirize mu ikoraniro ry'abayoboke be. Isiraheli nirishimire uwayiremye, abahungu b'i Siyoni bahimbazwe n'ibirori bakorera umwami wabo. Nibasingize izina rye bahamiriza, bamuvugirize ingoma n'inanga. Kuko Uhoraho ashimishwa n'umuryango we, abintamenyekana akabahaza umukiro. Abayoboke be nibahimbarwe no kumukuza, ndetse bavugirize impundu no ku mariri yabo. Bakore mu gahogo barata Imana, ngiryo ishema ry'abayoboke b'Imana. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo wa 12 kugeza kwa 19. Muri iyo minsi Yesu ajya ku musozi gusenga. Ijoro arikesha asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be, abatoramo 12 abita intumwa. Nibo baba Simoni yise Petero, na Andereya murumuna we, na Yakobo, na Yohani, na Filipo, na Baritolomayo, na Matayo, na Tomasi, na Yakobo na Rufeyi, na Simoni bitaga mu Rwanashyaka, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Isikariyoti, wa wundi wabaye umugambanyi. Nuko Yesu amanukana nabo, ahagarara ahantu h'igisiza, ari kumwe n'abantu benshi bo mu bigishwa be, n'abandi benshi bari baturutse muri Yudeya yose ni Yerusalemu no muri Tiri na Sidoni, imijyi yo ku nkombe y'inyanja. Bari baje kumwumva no gukizwa indwara bari barwaye. N'ababazwaga na roho mbi bagakira. Kandi rubanda rwose rwaharaniraga kumukoraho, kuko ububasha bwamuvagaho bwabakizaga bose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Kristo nakuzwe iwawe, agakuzwa iwanjye. Ndibuze kumererwa neza, ndibuze gukira, nkamukora kugira ngo angirire neza. Amen, amen. Bakristo bavandimwe, uyu munsi amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, ko tugiye kwegera Imana ahangaha kuri buri munsi kugira ngo duhure nayo itugirire neza buri munsi. Reka gato tunyarukire mu ishuri ry'imyitozo, dore ko ubuzima bwacu hano ku isi ari ishuri. Kandi burya gusenga ni umwitozo. Uko umukinnyi atatera imbere ngo atsinde ngo twari igikombe adakora imyitozo, niko umukristo atatera imbere mu kwemera adasenga, adakora imyitozo y'isengesho, les exercices spirituels. Umunsi umwe umwana yagiye ku isoko agura ikibiriti,
ubwo iwabo ngo bari bamutumye kugira ngo azateke vuba ubundi barye. Maze wa mwana amaze kugura cya kibiriti aracana bikanga, aracana yacana bikazima, aracana yacana bikazima. Nuko ngo mwarimu aza kubaza umunyeshuri ati niki uwo mwana abura ngo umuriro wake? Abana basubiza mwarimu ibisubizo bitandukanye, ariko reka dufate kimwe mu byo basubije. Nuko umunyeshuri umwe ati uwo mwana icyo abura, arabura ikinyabupfura. Ntabwo tutamugenje dukurikije ibyo akorera ku nzira. Iyo tuje ku ishuri ntabwo ajya atambuka ryo ku nzira, ahakorera nabi. Nirinze kuvuga mu magambo nyirizina abana babivuzemo, ariko nawe niba uri Rwanda urabyumva. Abana bato ibintu bakorera ku nzira. Nuko rero umunyeshuri yingoma ati nawe nabanze yumve dukurikije ibyo akorera ku nzira, abuze ikinyabupfura nyine. Nuko mwarimu maze kumva ibyo bisubizo byose basubizaga, byumvikana ashobora kuba yarasetse bitewe n'uko asanzwe azi ibyo bintu abana bakorera ku nzira bitari byiza. Dore ko abana bari bafite mu twabo ko iyo ukorera ibyo bikunzira, iyo ucanye umuriro nyine utaka, abuze ikinyabupfura. Nuko mwarimu we arababwira ati oya, habuze oxygene, habuze umwuka. Uwo mwana arabura umwuka, uwo mwana arabura oxygene. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Iyo oxygene yabuze, burya biragoye ko umuriro wakwaka, burya biragoye ko haba ubuzima. Oxygene itanga ubuzima. Umuhanga niwe wavuze ati la prière est l'oxygène de la vie, ou bien la prière est l'oxygène de l'âme. Ngo oxygene cyangwa uwo mwuka niryo pfundo, niryo zingiro rya roho, nibwo buzima. Uko uwo muriro utakwaka udafite oxygene, cyangwa uko umuntu atabaho adafite umwuka, adafite oxygene, niko buryo umukristo atabaho adasenga. Kuko nyine udasenga arasenyuka, uzacana nyine wa muriro wanjye kwaka. Kubera iki? Urabura oxygene. Wa mukristo ibyo akoze ntabwo bizakunda, azakomeza bihirwe, azakomeza shavure, ubuzima bube nabi, ntahure na Yezu. Kubera iki? Sans oxygene, nta oxygene afite, nta mwuka afite, nta gasengesho afite. Iyo udasenga urasenyuka, iyo udasenga urasandara. Nyamara ni kangahe Nyagasani dutumira kugira ngo dusenge. Uyu munsi tugiye kuzirikana ku ngingo iryoshye cyane tutabura gukoresha mu buzima bwa buri munsi, bita isengesho. Ari nabyo Martin Luther yavuze ati uko umukorodoniye umwuga we ari ukudoda inkweto, burya umwuga w'umukristo nawe ni ukugira gute? Ni ugusenga. Reka rero tuzirikane ko ingingo yo gusenga amasomo atagatifu ari gutuganisha uyu munsi, ubwo tujya kuzirikana kuri iyo ngingo igira iti imbuto z'isengesho ryiza. Ubwo hari ushobora kumbaza ati ese habaho n'isengesho ribi? Aha, byashoboka. Igihe nsenga mushura, igihe nsenga nabi, igihe ndi kwisabira ngasaba kandi bidakwiye, igihe meze nabi, igihe nsenga ntitunganyije, ibyo ni isengesho ribi riza gutanga imbuto mbi. Kandi rero ni ngombwa gukora isengesho neza, imbuto z'isengesho ryiza. Turazirikana kuri iyi ngingo twifashishije izindi ngingo ebyiri nk'uko amasomo atagatifu yabigarutseho. Ingingo ya mbere tuza kuvana mu isomo rya mbere, isengesho ryiza riganisha ku mubano mwiza, bonne relation. Naho ku bwa kabiri turaza kuzirikana ko isengesho ryiza rijyana bonne action, ibikorwa byiza. Wasenze neza nyine akora neza. Ngize imbuto z'isengesho, isengesho ryiza. Reka duhere ku ngingo ya mbere, bonne relation. Uwakoze isengesho neza agira umubano mwiza hagati ye na bagenzi be. Byumvikane nyine abawufitanye n'Imana birumvikana, kuko uwahuye na Kristo abaho neza, asa neza, arahinduka nyine by'ukuri. Iyi ngingo turayisanga mu isomo rya mbere, ubwo Pawulo mutagatifu ashishikariza abanyakorinti umubano mwiza. Akamvugo k'ikinyarwanda igira iti udakora nta kosa. Mukristo umuvandimwe, ntabwo hano ku isi dushobora kuba nk'abamarayika. Akenshi hari ubwo dukosa, tugakosereza bagenzi bacu, tukitwara nabi, tugakora ibyaha. Kandi byakubaho nanjye byambaho gukora ibyaha. Twebwe kamere muntu dushobora gukora icyaha. Ariko se iyo nakoze icyaha, iyo nakoze ikosa, ninde unkosora? Ninde shyira ngo nkosore? Aha, icyo nicyo Pawulo mutafasha gutwumvisha, kutiyandagaza, kubika yewe n'iryo banga, kudashyira abandi ku karubanda. Ninde ujya unkosora? Nkosorerwa he? Ese njya mu kiliziya nanjye? Ibi bikatuganisha no kuri penetensiya, ibanga rya penetensiya nanone, kutasasa ibyaha byacu byose. Ibaze nawe ugiye nko ku itangazo, ugiye kuvuga ibyaha byawe byose. Ese koko abo ngabo bibwiye bazongera bakugirira icyizere? Aha, Pawulo mutagatifu agatuganisha aho ngaho, kuza imbere ya Nyagasani, kuza tukicuza mu ntebe penetensiya, ndetse nanone kutasasa ibyaha byacu byose. Ahubwo ibyaha byacu iyo twabikoze nanone tukibuka yanzira kwigororana n'Imana, iyo ntebe ya penetensiya, kwiyunga n'abavandimwe. Pawulo rero akababajwe n'uburyo
dushyirana mu nkiko, tujyanana ku karubanda, abatagenywe abatarabatijwe akarabaducira imanza twebwe abakristo. Ese ubwo baraza kuducira imanza bakurikije amategeko y'isi cyangwa n'amategeko y'Imana? Ibaze nanjye nibaze. Ibyo bikabaza Pawulo uyu munsi. Uwo mubano utari mwiza, ako kavuyo kajagara amakimbirane, ibyo ni Pawulo aje kugira ngo atubuze uyu munsi muri iri somo rya mbere. Pawulo arababaye agira ati, dore umuvandimwe araburanye umuvandimwe we, kandi bikabera imbere y'abatemera. Amen, amen, amen. Ese ngewe nikanga ngishyira mugenzi wanjye ku karubanda, yamvuga igira iti, il vaut mieux subir l'injustice que la faire. Ese ngengera ahantu nshobora kurengana nkabyemera, aho kugira ngo ngende nganya abandi, aho kugira ngo ngirire abandi nabi, ngemera nkwakira icyo gisebo kigambiriye kwakira umukiro w'Imana, kwakira Yezu wanjye, aho kugira ngo nsebye abandi ati hato ntaza guseba, reka ntange mugenzi wanjye abari byo banza kumusebya, reka mutange abari byo banza kumukoza isoni. Burya niyo wakiriye igisebo ukabyakira ugira Kristo, igihe kiragera Yezu Kristo agakurenganura wenyine, kuko ni umucamanza nyine utabera. Mubyeyi uze gukura amafoto abishye cyane. Ese wigeze ubona aho padiri na musenyeri we bari mu rukiko bari kuburana? Iyo foto irabishye. Wigeze ubona umugabo n'umugore, abantu babanye imyaka n'imyaka, bari mu rukiko bari kuregana? Izo ni za gatanya. Ibyo bintu birabishye cyane. Wigeze ubona umwana n'umubyeyi bari mu rukiko bari kuregana, bari kuburana? Ayo mafoto arabishye yose, bitwibutsa nyine iyo sano dufitanye nk'abakristo. Nyaboneka ngeza naho ngaho menye ko iyo sano isumbiye amaraso. Isano dufite muri Kristo, iyo nahuye na Kristo, ikibinyereka nuko mpura n'abavandimwe, umubano mwiza n'abavandimwe, tukabana neza, tugasabana, tugasangira, ngira isengesho nyine gusengana n'abandi. Ibyo rero nibyo bizatuma Nyagasani dushima, ko no mu byoza buriya biririmbye ati, uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Iyo ndi kumwe n'abavandimwe nizihiwe, nibyo bishimisha Imana burya, kandi n'ibyanjye byose bijyamo umugisha. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Nyuma yo kubona uburyo isengesho rimpuza n'abandi, reka dukomeze turebe isengesho ryiza, imbuto nziza ryera, ibikorwa byiza, bonne action, gukora ibikorwa byiza. Turaza kumva igikorwa gihambaye Yezu yakoze mu Ivanjiri, fonder son église, ashinga kiliziya ye, akayishingira ku ntumwa ze 12, akaba yazirondoye n'amazina uyu munsi. Ibyo rero yabikoze ryari? Yabikoze igihe yararaga asenga. Bigaragara ko Yezu Kristo aha niho yari yashyize umutima we, sa concentration, son attention, akaba aranga yarabishyize muri iki gikorwa cyo gushinga kiliziya. Ubwo bagize bati muri iyo minsi Yezu ajya ku musozi, ijoro arikesha asenga Imana. Amen, amen, amen. Iri sengesho kukwiherera kwa Yezu biraza gutanga igikorwa cy'ingirakamaro gikomeye cyane, nanjye kuvuga kibyibushye cyane, cyo gutora intumwa zizashingiraho kiliziya. Iyo kiliziya igakomera, uyirimo nanjye ndimo. Kubera iki? Kiliziya Yezu Kristo ishingiye ku rutare nyine. Muzacunge mu mateka, ingoma nyinshi zagiye zisenyuka, abami baratanga benshi, ariko abantu bajya bibaza bati, kuki ingoma ya Kristo itarasenyuka kandi yarashingiye ku ntumwa 12 gusa? Aha, ubwo nibwo bukomere bwa Yesu, ubwo nibwo bukomere bwa kiliziya, ko Yezu Kristo yabanje gusenga, wasengeye igikorwa cyagenze neza, yabanje guhura n'Imana, yagishingiye nyine ku Mana. Icyo nicyo zashingira ku Mana kizaramba, kizamererwa neza, kikaramba kandi kigakura mpaka ubutazasenyuka, kuko nyine umuntu udasenga arasenyuka. Naho usenga arasabana, agasangira, akabana n'abandi neza. Luka mutagatifu mu Ivanjiri ye atubwira inshuro 11 zose Yesu abanza gusenga mbere yuko akora igikorwa. Reka zose ntituzirondore, wenda turondoremo nkeya. Yesu agasenga mbere yuko abatizwa, 3:21. Yesu yihindura ukundi, 9:28. Mbere yo kwigisha intumwa isengesho rya Dawe uri mu ijuru, Luka 11:1. Mbere y'ibabara rye, Luka 22:22. Ndetse reka tuvuge ha 5, nubwo ahandi tuba tuharetse. Mbere yo gutora intumwa ze, Luka 6:12 kugeza kuri 19 ko twabizirikanye. Aho hantu hose bitugaragariza agaciro k'isengesho mu buzima bwacu, mu mubano wacu n'Imana, mu mubano wacu n'abagenzi bacu. Niba usenze, niba ushoboye gusenga, bizakuganisha ku gikorwa cyiza. Ese ngewe ni kangahe mbanza gusenga mbere y'igikorwa? Wasanga na mbere yo kurya ntakibuka gusenga, wasanga mbere yo gukina ntibuka gusenga. Umuhanga mu gusenga akavuga ati, nyaboneka igikorwa cyose kibanizwe n'isengesho.
ngiye gukina reka mbane senge, ngiyewe no muri dushe reka mbane senge, ngiye gukora urugendo reka mbane senge, ngiye kwinjira mu kiliziya nabwo reka mbane senge, ngiye ku rugendo nyaboneka reka mbane senge, ngiye mu kizamini reka mbane senge, ndi padiri ngiye gutanga amasakramentu, ngiye mu butumwa reka mbane senge. Ngiye isano tugomba kugira hagati yacu n'Imana kugira ngo Imana ituri iwacu kandi dukore neza uko Imana ishaka. Amen amen. Kuko imbuto z'isengesho ryiza ni umubano mwiza hagati yanjye n'abandi ndetse n'umubano wanjye hagati n'Imana, ariko bikaza kunganisha ku bikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo, kuko kuvuga gusa ntibihagije, ahubwo gukora kandi ngakora neza. Umubano wanjye na Kristo ushingiye he? Ese njye mpura na Kristo? Ariko reka twite ku kantu bavuze hano muri Ivanjiri, ukuntu Yezu Kristo yagenda agatora. Yezu agatora, agatoranya. Yezu ngara afite imbaga nyamwinshi imbere ye, agahera ku mbaga. Iyo mbaga niyo yatayemo abigishwa 72. Abo bigishwa 72 nabo nibo batayemo n'uwa 12 ngo twabizirikanye. Ariko nanone ako kanyuma ahakane ngiye kuganisha nuko muri izo 12 agera akagera kuri buri muntu, izina rya muntu akarivuga ku mbaga, abigishwa, intumwa ndetse na nyir'ubwite, izina ryawe. Aho se uko ari hane Yezu arahanyura agira ngo agenda gutora kandi agutoranye maze agutume hehe? Mu butumwa, kumwamamaza, kumushyira abandi, nkajya kubana n'abandi neza, za mbuto z'isengesho, kandi ngakomeza umubano n'Imana. Buri kizakubwira kubana n'Imana nuko izajya guhamagara mu izina. Ese mu Kristo ni kangahe Yezu ajya guhamagara mu izina ryawe? Ngubu Yezu akavuga ati Padiri Masumbuko, niba Yezu ataravuga izina ryawe, danger de mort, umenye ko mutarahura, umenye ko ukiri mu kivunge mu mbaga, cyangwa uri muri babandi 72 baza mu kiliziya birumvikana, ariko ukaza gusaba icyumweru ntongeye kugira igihe mwongera guhura, maze ngo gutore muri babandi 12 kandi avuga izina ryawe, aguha ubutumwa. Guhabwa izina no guhabwa ubutumwa. Niba izina ryawe Yezu atajya rivuga, attention isubireho, kuko isengesho ryawe ntirafatika neza. Umuhanga nibwo yavuze ati niba isengesho ryawe ritaguhindura, hindura uburyo usengamo, hindura isengesho ryawe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umupadiri wakundaga gukererwa cyane misa, yabindi byuko ngo padiri ngo adakerererwa misa, adakerereza misa. Anya babyeyi bapadiri. Nuko umunsi umwe ngo aza guhura na Yezu, maze Gisave abaza Yezu ati Yezu kutaransura na rimwe kandi ngiye mpora ngusura. Nuko Yezu aramubwira ati Gisave witonde, mu gitondo ndaza kugusura. Ubwo misa kuri iyo paruwase ikaba yarabaga 12:30. Nuko Gisave aravuga ati umva Yezu ari buze kunsura, noneho reka nzinduke mbe nicaye akanya gato mbere yo gutangira misa, Yezu wasanga aribwo aza kunsura. Reka rero mbyuke kare mbe mutegereje mbere yo gusoma misa. Nuko Gisave isaha ishize ategereje Yezu, abonye atamubonye ajya gusoma misa. Ubwo ajya gusoma misa ryani yamukurikiye, aho gusoma misa 12:30 ayisoma 1:00. Urumva imbaga y'abakristo yari mutegereje, abenshi bishoje ko bari baranarambiwe nta wamenya. Nuko kandi kamwanya agiye guhura na Yezu, Gisava agenda arakaye. Nuko abaza Yezu ati Yezu kutansuye kandi narakwiteguye. Nuko Yezu aramubwira ati naje nsanga utaraza. Nuko Gisave n'ubundi agenda babaye, ariko njya guhanara ndevu na Yezu bati ubu kuri cyo nanone nzagaruka ngusure mu gitondo. Nuko Gisave undi munsi aragenda aravuga ati ubwo Yezu ashobora kuba yaje ko akambura, reka nongyuke mu gitondo kare mbite nsoma misa byihuse, ubu nize gutegereza Yezu ashobora kuza nyuma. Nuko Padiri Gisave aragenda asoma misa mbere y'isaha, ubwo ni ryari 11:30. Asoma misa yihuse, nta mukristo n'umwe uragera mu misa, kuko yasomaga byatura yihuta watataza kubura guhura na Yesu. Nuko Padiri Gisave arangije gusoma misa agenda yihuta ategereje ko Yezu aza kumusura. Isaha ya mbere irashira, ya kabiri irashira, ya gatatu irashira, umunsi wose urangira atabonye Yezu. Nuko yongera n'uburakari bwose ajya kubaza Yezu ati Yezu kutansuye kandi noneho nanagerageje kwihuta. Nuko Yezu aramusubiza ati naje nsanga wagiye. Amen. Bakristo bavandimwe, Yezu ubwa mbere akaza agasaga ntaraza, ubwa kabiri akaza agasaga nagiye. Padiri les heures liturgiques. Padiri we waruzi ko amasaha misa nta muntu yakoraho? Hari ubwo padiri ajya asetsa akumva ko atakerererwa misa, akazi igihe ashakiye, agategura igihe ashakiye, agatangira misa igihe ashakiye. Nyamara padiri yaba aruzi ko iyo misa
ari igikorwa gihambaye, ari ryo sengesho rikuru riruta ayandi yose ngo tujya tubivuga. Aho ngaho ab'ijuru bamanuka, ibyo birori misa ni ukunyarukira akanya gato mu ijuru. Iyo watanze orere ya misa, iyo watanze ingengabihe ya misa, uruzi ko ab'ijuru bose bahita bamanuka, mugafatikanya, mugaselebra, mugahimbaza iyo misa, mugahimbaza icyo gitambo cya misa. Aho ngaho nyine niho uhurira na Yezu. Rero nutangira misa ukererewe, umenya ko Yezu azaza agasanga utaraza. Nabwo nutangira misa kare, umenya ko Yezu azaza agasanga wowe wigendeye. Mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Igihe cy'Imana, Yezu ryari kunsura. Ese Yezu aza agasanga uhari, cyangwa Yezu asanga wagiye, cyangwa Yezu agasanga utaraza? Ibaze nanjye nibaze. Nk'uko abantu benshi tujya duhimbaza misa, bamwe twakererewe, abandi tugasiba, abandi tukihuta, tugasiga Yezu. Ese ugenda imbere ya Yezu, cyangwa ugenda inyuma ya Yezu, cyangwa ugendana na Yezu? Wahitamo ikihe gisubizo gikwiye? Ari ukujya imbere ya Yezu, ari ukujya inyuma ya Yezu, cyangwa ari ukubana na Yezu, cyangwa ari ukugendana na Yezu? Iyo aba narinze agaciro ka misa, ndi padiri, sinakongera gusoma misa mpushura, sinakongera gusoma misa ndangaye, sinakongera guhimbaza misa ndi kwiruka, ndi kwihuta, sinakongera guhimbaza misa nakererewe, sinakongera guhimbaza misa nkaza nyuma. Nakagombye kuza nkabanza nkitegura, kuko icyo gikorwa gikaze cyane ni igikorwa cy'ab'ijuru. Padiri Gustave, wasanga uyu mupadiri ari njyewe, wasanga ari njye uza nyuma ya Yezu, wasanga ari njye uza wakererewe. Yaba bibabaje, padiri. Hari abapadiri uzasanga nanjye ndimo nawe urimo, dutegurira misa mu isakrisiya nijoro shwi, ku mugoroba shwi. Uzi ko Yezu we yararaga asenga kugira ngo akore igikorwa cyiza. None se njyewe padiri ndara he mbere yuko nzinuka nsoma misa? Nanjye ndarasenga. Ijoro ryanjye ni umuhuro n'Imana. None n'igihe mpura n'Imana mu ijoro ryanjye, aho ngaho mba mbihiwe, aho ngaho mba mbabaye, aho ngaho nahuye n'ibigeragezo, ibibazo, ngahura n'Imana kugira ngo ngane ku gikorwa cyiza, igikorwa cy'ingirakamaro misa. Ngaho mushobora guhura n'Imana gusenga, mwongera ukagaruka gushengerera nka Gisave. Waza kumbaza uti, ese Padiri Gisave yaje kongera guhura na Yezu, yaje kumenya ko guhura na Yezu ari mu gitambo cya misa, ariko nanone bikaza gukomeza no mu buzima busanzwe, gakomeza nkaganira na Yezu, gakomeza nkavugana na Yezu, gakomeza ngahura na Yezu buri munsi, nkabana na Yezu ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi. Uko niko guhura na Kristo, Yezu akagusura nawe ukamusura, magirirane. Izo nizo mbuto z'isengesho. Ibyo nibyo bizakuranga umubano mwiza. Gukererwa ku mupadiri byakabaye nk'impanuka dukurikije aho abayize, dukurikije uburyo ufite amahirwe yo guhura na Nyagasani. Ikibura rero bakristo bavandimwe ntabwo ari ikinyabupfura, ahubwo oxygene. Harabura umwuka, harabura ubuzima, harabura iryo sengesho, ubuzima bwa roho. Nubona umuntu uri gukora nabi, nubona umuntu ubanye n'abandi nabi, nubona umuntu ufite amatiku, amanyanga, amacakubiri, ingeso mbi zose zikamukoranamo, uzasanga icyabura ntabwo ari ikinyabupfura gusa, ahubwo arabura isengesho. Isengesho ubuzima bwa roho, arabura ubuzima bwa roho, arabura Imana. Ntabwo ahura n'Imana uko bikwiye. Ashobora kubaza mbere cyangwa akaza nyuma y'Imana. Yezu nawe azakubwira ati, nasanze wagiye, cyangwa akubwira ati, wasanze nagiye. Yaba bibabaje. Niba mu isengesho ryanjye nkora ndahura na Kristo, reka mpinure uburyo bwo gusenga, amasengesho, ibiterane byo gusenga, misa. Ese misa yanjye mpura na Kristo, igikorwa gikomeye ngiye gukora, iki ngiki Yezu aturangira uyu munsi. Yezu nanjye arampamagara, nanjye izina ryanjye Yezu ararivuga. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney niwe wakundaga gushengerera, agasenga, agahimaza igitambo cya misa. Abakristo baje gusenga biyarisi bakamubona rwose ko ari guhura na Yezu, kandi koko akabegereza Yezu, nabo bagahura na Kristo. Niyo wavuze ati, ana nteruro ngiye gusorezaho, yaravuze ati, ibikorwa byose ubishyize hamwe ntibyahwana n'igitambo cy'Ukarisitiya, kuko ibikorwa ni iby'abantu, naho igitambo cy'Ukarisitiya kikaba igikorwa cy'Imana. Amen. Urakoze Mutagatifu Yohani Mariya Vianney. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musinga wa Diyosezi ya Cyangugu.